aka kantu mwarakabonye cyangwa se aka kantu mwiriwe mukabona. Looking for somebody who knows a thing about war. You come to me please. Aka ngira ngo mwakabonye. His Excellence ubwo yavugaga ati nimba uri gushaka umuntu uzi byerekeranye n'intambara uzaze kuri njye. Ati kuko intambara ndayizi hari icyo nyiziho. I know something about it and I know how bad it is, and by that I know how you cannot have anything better than peace. Ndetse akomeza avuga ati intambara ndayizi ndetse intambara nzi n'uburyo ishobora kuba mu mbi cyane. Ati ndetse nzi yuko nta n'ikintu cyiza kindi wakwifuza kugira kitari amahoro. Ni byagiye byumvikana kenshi wumva ko bigenda bigaragazwa ko u Rwanda ntago rushaka intambara, rushaka ibintu byakemurwa mu nzira y'ibiganiro, ariko nanone rugakomeza rugaragaza ko mu gihe ubusugire cyangwa se umutekano warwo waba ubangamiwe akanya kariko kose ruba ruri tayari rwakwirwanaho. Ibyo ngibyo nahoze mbona abantu basa nk'ababigereranya n'umuyobozi mu ministeri ukomeye muri wari uri mu nteko ishinga amategeko ya South Africa ubwo yavugaga no magambo. Ndetse wumva ko avuga ati mureke tujye kurwana turambiye igisirikare cy'abasirikare ba nta kigenda. Ndetse wumva ko icyo ashize imbere ari ukabwira abasirikare ba South Africa ati mufata abasirikare dutoza abasore muze tujye kurwana, muze tujye ku rugamba, natwe abayobozi tujye imbere. Nyine ukumva ko azi mbona abantu babigereranya ukuntu bamwe bavuga ati nyamara intambara turayizi ndetse nta nubwo ari nziza tuzi n'ibibi byayo, niyo mpamvu nta kintu cyiza nk'amahoro wagira. Ukahita ubona bigereranije n'abandi ku buryo ushobora kuvuga ati bano bandi bari kuvuga ushobora gusanga ibintu by'intambara ntabyo bazi, uko bakomeza kubivuga cyane ati tujye kurasa, tujye kurwana, tujye mu rugamba, mutoza abana, tujye ku rugamba, natwe tujyeyo. Ugasanga nk'umuntu uri kuvuga gutyo ku mugani nta gasobanukiwe iby'intambara n'ububi bw'intambara. Reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi noneho neza cyane tumenye ibiri kugenda bivugwa hirya no hino. Kora subscribe hasi nze twinjiranemo. Hashize iminsi myinshi ubwo ino mwuka mubi watangiraga Kongo, M23, u Rwanda, ibyo byose murabibona. Kuva ibyo bibazo byose byatangira cyangwa se uwo mwuka mubi utameze neza, kuva ibyo byose byatangira, Kongo ntago yigeze yicara na gato. Leta ya Kongo ntago yigeze yicara na gato. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yaba umuvugizi wa leta ya Kongo birirwa mu miryango mpuzamahanga, birirwa mu bihugu hirya no hino, birirwa mu bitangazamakuru bikomeye hirya no hino ku isi bagaragaza nabi ishusho y'u Rwanda. Igihe twe tuba turi kumva ngo muri Goma bimeze gutya, twumva ngo Bukavu bimeze gutya, twumva ngo bagiye mu masezerano, bagiye mu biganiro, ibyo bintu nk'ibyo ngibyo akenshi ugasanga nibyo turimo. Ariko leta ya Kongo yo yakoze uko ishoboye, iba yohereje abantu hirya no hino kugira ngo bakomeze bagaragaza ishusho y'u Rwanda nabi. By'umwihariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Kongo, umuvugizi wa leta ya Kongo bahora hirya no hino mu bitangazamakuru, bahora mu miryango mpuzamahanga hirya no hino hose bari gusabira u Rwanda ibihano, bagaragaza ngo amafuti y'u Rwanda, ibibi by'u Rwanda nibyo ngibyo birirwamo. Ngira ngo ubushize twe twaganiriye turebera hamwe ukuntu bari bandikiye n'amakipe n'amayikipe afatanya yamamaza ibintu bya Visit Rwanda, yamamaza Visit Rwanda, yambara Visit Rwanda. Wari wabonye ko Kongo yari yandikiye mu makipe yabwira ngo ibyo bintu ntabwo mwakagombye kubikomeza, ntabwo mwakombye kwamamaza cyangwa se kwambara amajeze mukinisha mu kibuga yanditseho ngo Visit Rwanda, mugomba kubireka. Twagiye tubibona ibyo ngibyo. Urumva nta hantu baba batageze hose, kugeza no ku mayikipe yifitaniye deal n'u Rwanda yo gukina football cyangwa se yo kwamamaza abantu ngo basura u Rwanda, bifitanire imikoranire. Byanatangiye kera kuko byatangiye za 2018 hose. Urumva kuba bagerageje kugerageza kugira ngo ishusho y'u Rwanda bakomeze bayigaragaze nabi. Led by the M23 militia, UN experts have found that in the DRC there are at least 4,000 Rwandan troops, official military operating in eastern DRC. Uyu nguyu uri kumva ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Kongo. Hano yari ari avuga ati hano abari mu bitangazamakuru bikomeye hirya no hino ku isi bamutumiye cyangwa se yasabye yajya kugira icyo avuga, ariko ahari kuzenguruka hose ari kugaragaza ishusho y'u Rwanda nabi. Bivuze ngo ari kugenda asabira u Rwanda ibihano, agaragaza ngo u Rwanda rukora ibi n'ibi, rukora ibi n'ibi. Ubona ko Kongo nk'uko nabikubwiraga ari ikintu yahagurukiye cyane. Hano uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga bamwita Teresa Kayikwamba Wagner, hano yari ari kuvuga ati byaragaragaye ko muri Kongo hari abasirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000 bafatanya na M23. Muri iki kiganiro uno minisitiri w'ububanyi n'amahanga hari aho yageze aravuga ngo
ikintu twebwe dushaka nuko u Rwanda rukura ingabo zarwo muri Kongo ndetse nacyo dusaba imiryango mpuzamahanga ko yabwira u Rwanda rugakora. Nanone ariko uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo bongera kumubaza ikibazo, baramubaza ngo ariko ko Kongo ikomeza ivuga ngo u Rwanda ruri muri Kongo, u Rwanda ruri muri Kongo, murashaka u Rwanda rukura ingabo zarwo muri Kongo, ukeka ko ari iki cyatuma u Rwanda rwohereza ingabo zarwo muri Kongo? Nicyo kibazo hano bari bamubajije. Well, I think for now two objectives are very clear. The first one, as I said before, is the pillaging of natural resources. Group of experts, the UN group of experts has evidenced that at least on a monthly basis, 150 metric tons of coltan are mined by children, by women. Hano ono minisitiri w'ububanyi n'amahanga yakomeje avuga ati u Rwanda impamvu ruri muri Kongo ni impamvu ebyiri. Hano yari kubisobanura avuga ati impamvu u Rwanda muri Kongo nubwo u Rwanda rwo ruvuga ati ntago turi muri Kongo, nta nubwo dufatanya n'iyo M23, ariko uyu minisitiri we akomeje kuzenguruka hirya no hino mu bihugu hose. Hano yari ari kuvuga ati twebwe impamvu ya mbere twemeza ko u Rwanda ruri muri Kongo ituma ruri muri Kongo, bari muje impamvu u Rwanda rwajya muri Kongo, ati impamvu ya mbere ni ukugira ngo rutware ubutunzi bwacu kamere cyangwa se amabuye y'agaciro. Hano uno mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga akomeza avuga ati raporo yagaragaje y'umuryango w'abibumbye ko byibuza koruta zihwanye na toni 1,500 zisohoka muri Kongo buri kwezi. Bega iyo ni nk'imwe mu mpamvu za mbere Kongo igenda ibwira amahanga mu mateleviziyo, mu maradiyo akomeye hirya no hino. Muri uyu munsi wa none minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ntabwo ari kuryama, nicyo gusa ari gukora, azenguruka agaragaza u Rwanda nabi, arugaragaza ishusho mbi, anarusabira ibihano, mbega ashyira igitutu, ameze nk'uri gushyira igitutu ku miryango mpuzamahanga. Kongo impamvu ya mbere itanga ngo u Rwanda ruri muri Kongo, ibanza gutanga impamvu ivuga ko ngo u Rwanda ngo ruba rukurikiyeho amabuye y'agaciro. Ndetse uno minisitiri akomeza avuga ati amabuye acukurwa muri Kongo akoherezwa mu Rwanda, agatunganyirizwa mu Rwanda, ubundi bagahita bayohereza hanze ku isoko mpuzamahanga, u Rwanda amabuye ruyita yarwo. Cyo nicyo kintu cya mbere bashinja. Nanone no mu minisitiri akomeza kugenda ashinja u Rwanda. Become the spokesperson or the voice of the M23, a group that in itself has claimed on many occasions wanting to overthrow the legitimate government. Ndetse nanone minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo burazengurutse hose bakamaza ati indi mpamvu ya kabiri rero ni iyihe ituma wumva ko u Rwanda rwaba ruri muri Kongo. Uno mugore akomeza avuga ngo Kongo cyangwa se akomeza avuga ngo u Rwanda niyo urebye ngo rwabaye nk'ijwi rivugira M23, ngo kandi M23 buri gihe ikomeza buri gihe igenda ivuga ko izakuraho ubuyobozi bwatowe n'abaturage bwa leta ya Kongo. Se uno minisitiri mu kiganiro yari yakoze kari bamubajije ati none se ko u Rwanda rwasinyiye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bwo kuzajya u Rwanda rwohereza amabuye y'agaciro mu muryango w'ubumwe bw'uburayi, ayo masezerano basinyanye kandi ukaba ari kuvuga ngo u Rwanda amabuye yose rukoresha ruyakura iwanyu, ubihuza gute? EU has signed a memorandum of understanding, but it's clearly showing the EU's misunderstanding of the situation. And in this specific case of the MOU, what we have demanded from the EU and what we keep on demanding from the EU is that... Nanone akomeza asobanura avuga ngo twebwe ngira ngo habayemo kudasobanukirwa ku muryango w'ubumwe bw'uburayi cyangwa se ibihugu bigize Union Européenne, ati habayemo kutamenya, ati kuko twebwe buri gihe turatubwira umuryango umwe bw'uburayi ngo bahagarika ayo masezerano bifitanye n'u Rwanda yuko u Rwanda ruboherereza amabuye y'agaciro, bitewe n'uko bakagombye kubanza bagakora iperereza bakamenya neza ko ibyo tubabwira ari byo, ko ayo mabuye aturuka iwacu. Umunyamakuru akamaza ati none se ubona ibyo bihugu byose ubibwira nyine cyangwa se ibyo bihugu by'umuryango w'uburayi bibyumva bibyemera? Atoya, ntago barabikora, ntago bishyira mu bikorwa, ariko dukomeza tubashyiraho igitutu. Ariko bugahita uvuga ati wenda kuko umuryango w'ibihugu by'ubumwe by'uburayi wabona baba barakoze iperereza ryabo, ntago bajya gusinyana n'umuntu cyangwa se gusinyana n'igihugu batazi neza ko ibyo kibaha ari ibintu binyuze mu mucyo, atari ibintu bya fraude, ari ibintu bya nyabyo. Kuko ngira ngo umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'uburayi ni umuryango urimo ibihugu byinshi kandi ni umuryango ukomeye ushobora gukora iperereza ryawo uzi ubwenge. Niyo mpamvu mubaza ati none se ko muregera uwo muryango bahagaritse kontara bafitanye n'u Rwanda, ati oya, ariko turacyakomeje kubashyiraho igitutu. Nkuko abivuga nibyo koko, bakomeje igitutu cyo kuzenguruka ahantu hose bagaragaza u Rwanda nabi, baruvuga nabi, cyangwa se bagaragaza ko ibyo rukora atari byiza na gato. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ukomeza kugenda azenguruka hirya no hino ku maradiyo, ku mateleviziyo mpuzamahanga, mu miryango mpuzamahanga no mu bihugu hirya no hino, agenda avuga ati u Rwanda muhagarika amasezerano bifitanye n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bwo kohereza amakorta n'ibiki, ndetse wakagaragaza ko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rugero bwari amabuye ngakurwa muri Kongo. Iki kibazo baherutse no kukibaza His Excellency Perezida w'u Rwanda, bamubaza ati ese koko wumve, bamubajije gutya
imports. Coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. Please, I invite you. We'll show you where we mine coltan. But what Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that because that in any case can't be the problem. ngira ngo hano urabyumva perezida w'u Rwanda bamubajije kino kibazo n'ubundi mu minsi ishize mike cyane bamubaza ati se koko u Rwanda rwohereza hanze koruta zivuye muri Kongo aravuga ati oya natwe ubwacu hano tugira koruta zacu ndetse ndanagutumiye wa munyamakuru uri kubimbaza uzaze tukujyane tukwereka ibirombe aho natwe dukura koruta zacu cyangwa se aho tuzicukura. Mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo we yari kugenda hakurya agenda avuga ngo u Rwanda byagaragaye ko ngo toni zigera ku hafi ku 1500 za koruta buri mwaka ngo zikurwa muri Kongo zigaca mu Rwanda, ariko u Rwanda rwo ibyo rurabihakana rukagaragaza ko ahubwo narwo bufite ibirombe byarwo rukuramo koruta zabo. Also takes time, but we welcome the fact that as of December we have seen the UK stance be much more. Ndetse uno minisitiri w'ububanyi n'amahanga bamubaza ati se ibihugu by'i Burayi ubona bisa nk'ibyumva ibyo muvuga, akomeza hano avuga ngo igihugu cya mbere dusa nkaho dushimira bwa mbere ni n'Ubwongereza, bisa nkaho mbere butabyumvaga ariko ubu ngubu ubona ko butangiye gusa nk'ubutwumva. Ni igihugu cy'Ubwongereza ubona ko baturi hafi, ibyo turi kubabwira ati wenda ibintu biratinda, gufata ibyemezo biratinda, imiyoborere inzira zose babiri bucemo, atari kubona ko bari kutwumva turi kugendana. Ndetse nanone uno minisitiri w'ububanyi n'amahanga yakomeje gusa nk'ugenda avuga ngo muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa nkaho Amerika yugiye mu bibazo byayo indani, ubuyobozi bumwe bumeze nkaho bwari buri gusimburana n'ubwari buvuyeho, ubwo ni Donald Trump n'ubuyobozi bwe busimbura ubwari buvuyeho. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo akomeza avuga ngo bisa nkaho M23 ifatanije n'u Rwanda bayisamira nk'abafatiranye ako gahe kugira ngo bahite bakomeza bavanze cyangwa se bakomeze bafata hirya no hino babangamira ubusugire bw'igihugu cyacu. Se uno minisitiri w'ububanyi n'amahanga akomeza abivuga muri aya magambo. Ndetse akomeza avuga ati gusa u Rwanda cyangwa se igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere cyabanje kugaragaza aho gihagaze cyangwa se ibyo cyemera, ubwo cyamaganaga kikavuga ko nacyo kiri kwamagana ibikorwa biri gukorwa na M23 ifatanije n'abayishyigikiye ari b'u Rwanda. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bambere babanje gutangaza icyo kintu mu magambo ye. So, and they have kept that language in a consistent manner. So I think we are in a situation, actually I don't think, I know, we are in a situation where the only country that claims that there are no Rwandan troops on DRC soil is Rwanda. If you go through every transcript. Akomeza avuga mu magambo ye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo avuga ngo nuramuka urebye muri kano kanya igihugu cyonyine kitemera ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, icyo gihugu n'u Rwanda. Hano akomeza atanga ingero avuga ngo nk'iyo urebye umuryango w'abibumbye wemeza ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, reba umuryango w'ibihugu byunze ubumwe by'u Burayi, wareba G7 bira bihugu biri muri G7, ati abo bose bemeza ko u Rwanda ruri muri Kongo. Sara none wareba neza ugasanga ibyo bintu bishobora kuba biterwa nuko yaba umuvugizi wa leta ya Kongo ndetse n'uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo bahura bazenguruka ahantu hose nk'uko twatangiye ikiganiro mbikubwira, bari ahantu hose, buri gitangazamakuru cyose gikomeye mpuzamahanga, buri gihugu ahantu hose basigaye birirwa bavuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, bavuga ko u Rwanda ruri Kongo, bagaragaza isura y'u Rwanda nabi. Nicyo kintu birirwa mu hirya no hino, ubona ko ari ikintu bahagurukiye. Nk'uko nawe mu magambo yabyivugira avuga ngo imiryango mpuzamahanga turi kuyishyiraho igitutu. Ati se muri kubona iri kubumva, ati turacyari kuyishyiraho igitutu bizakunda. Urumva ko ari ibintu bapanze bahagurukiye bakavuga ati tugomba kuyishyiraho igitutu koko. Speak of sanctions that target the Rwandan population, but sanctions that actually target the Rwandan leadership. Ndetse nanone uno mugore bakamaza ati se wumva iyo miryango mpuzamahanga ubundi yagakoreye cy'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ubu rusabira iki? Akavuga ati tuba dushaka ko u Rwanda rufatirwa ibihano, nicyo cyane mbere na mbere dushaka kiba. Atari ko ntago dushaka twebwe nk'abanyekongo ko abaturage b'u Rwanda bafatirwa ibihano, turashaka ko ibihano bifatirwa abayobozi b'u Rwanda. N'amagambo ye. Have you told the UK government to do that? I have. We also need a ban on Rwandan minerals on the global market. Ndetse agakomeza avuga ati ikindi kintu dushaka ko u Rwanda rugomba gufatirwamo igihano nuko dushaka ko amahanga cyangwa se ibintu bihugu byo mpuzamahanga, ibintu bihugu by'ibihangange bifatira u Rwanda bikabaninga cyangwa se bikamagana amabuye y'agaciro akurwa mu Rwanda yoherezwa gucuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Ati turagira ngo ayo mabuye yo mu Rwanda bayabaninge. Gusa none ibyo bintu kahita umva ntago byabisobanutse kuko nkuko muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21
aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nk'aho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi y'impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugihe isura ikunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group. Ni munsi ya Banque Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota, ubundi tuyubake. Twabyiyumviye. Perezida w'u Rwanda yabwiye umunyamakuru ati uzaze twe tukwereka ibirombe ducukuramo izo koro tuvugana cyangwa se amabuye y'agaciro. Hano dufite amabuye yacu y'agaciro. Ariko uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo aravuga ati turashaka icyitwa amabuye yaturutse mu Rwanda yose muyahagarika ku isoko mpuzamahanga. Menye ariyo mpamvu batajya babyumva, kuko urumva nyine ntago byaba byumvikana. Ku Rwanda narwo rugaragaza ko rufite amabuye yarwo y'agaciro rucukura. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo nawe akazenguruka ahantu hose avuga ngo amabuye y'agaciro aturuka mu Rwanda muyabaninge ntazongere gusohokayo cyangwa se gucuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Ndetse ntatinya no kuvuga ko mu Rwanda nta kirombe na kimwe gihari. Wumve market, because we have clear evidence that there are no mines in Rwanda, that they have no natural resources. They have plans to process them, but these resources come from the DRC. Mu magambo yewe yemeza ko ngo afite ibimenyetso. Ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo warivugira ati dufite ibimenyetso bigaragaza ko mu Rwanda nta kirombe na kimwe gihari. Niko yivugira. Umuntu nk'uyu nguyu ngira ngo urabyumviye mu magambo ye, ntago ari njyewe ubu bimuvugiye. Aravuze ati dufite ibimenyetso bigaragaza ko mu Rwanda nta kirombe gicukura amabuye y'agaciro gihari. Ngira ngo ubwo ngubwo nk'abantu batuye mu majyepfo, iyi nkuru namwe ubwo muhita mwumva ko uyu muntu ashobora kubaho ngaho abeshye cyane, kuko muzi ahantu hacukurwa amabuye, muzi abashuti banyu bafite ibirombe bicukurwamo amabuye baba bayacuruza. Hano kuvuga ngo afite ibimenyetso bigaragaza ko mu Rwanda nta kirombe gihari gicukurwamo amabuye, ndetse nta n'umutungo kamere uri munsi y'ubutaka bwabo, aho ngaho rwose ntago ngaho nanjye nabyemera. Sawe avuga ko afite ibimenyetso. None ibindi bihano uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, uyu muyobozi akomeza kugenda asabira u Rwanda, akomeza kuvuga ati ikindi kintu kitubangamira nuko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byohereza abasirikare benshi mu ngabo z'umuryango w'abibumbye kujya kurinda amahoro hirya no hino ku isi. Buri Rwanda ruri mu gihugu cyohereza abasirikare benshi cyane mu bindi bihugu byohereza nyine abasirikare bajya kurinda amahoro hirya no hino ku isi. Ati niyo mpamvu ibyo bintu bakaruhagaritse u Rwanda ntiruzongere kohereza abasirikare muri misiyo zo kurinda amahoro hirya no hino ku isi. Bya bindi mvuga abasirikare bagiye kuri misiyo, ati ibyo bakabihagarika. Ati bitewe nuko ntago abasirikare b'u Rwanda bajya byitwa ngo barinda amahoro, nubwo ari kuvuga ngo ibyo ngibyo, ariko muri aka kanya byamagana u Rwanda. Muri kano kanya ubwo naza gukora iki kiganiro bari no kwambika abasirikare b'u Rwanda imidari kubwo kurinda amahoro neza. Ndumva ari batayo ya mbere bambitse imidari, ndaje mu kanya nabyo tubigarukeho. Gusa uno mugore cyangwa se no muyobozi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo we akomeza avuga ati u Rwanda bakarukuye kuri liste y'ibihugu byohereza abasirikare cyangwa se igisirikare cyabyo kujya kurinda amahoro hirya no hino ku isi. Ati bitewe nuko abasirikare b'u Rwanda we yemeza ko ngo ari bo bishe abasirikare bari baje kurinda amahoro ba South Africa, harimo n'aba Tanzania, Malawi na Irigwe. Avuga ati kubw'iyo mpamvu ntago abantu baba bitwa ngo bafite igisirikare kirinda amahoro hirya no hino ku isi, umuryango w'abibumbye, bakanagaruka bakitwa ko nanone ari bo bishe abasirikare bashinzwe kurinda amahoro nanone b'umuryango w'abibumbye. Turumva ko ibyo bintu bitahura. Atu Rwanda mu ruhagarike. Ibyo nabyo biri mu bihano Kongo iba yumva ko u Rwanda rwafatirwa. Gusa nubwo ari kuvuga ngo abasirikare b'u Rwanda bakwiye gukurwa kuri liste cyangwa se bakahabahagarika kujya kurinda amahoro hirya no hino ku isi. Rwanda bahoze baruhemba imidari batayo ya mbere
y'u Rwanda bayihaye imidari ihambaye cyane, ni imidari y'icyubahiro yo kubashimira ko barinze amahoro neza muri Sudani y'Amajyepfo, bitwaye neza. Ni ibintu bisanzwe ko u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ahantu cyagiye kurinda amahoro hirya no hino ku isi bijye bigenda rushimirwa cyane, bavuga ati mu basirikare twabonye barinda amahoro cyangwa se bitwara neza igisirikare cy'u Rwanda kizamo. Ariko leta ya Kongo yo iri kubwira abo ngabo n'uyu munsi turi kuvugana bambitse imidari abasirikare b'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda babambitse imidari. Kongo yo iri kuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda kizongere kujya kurinda amahoro mu gihagarike, kizongere kujya kurinda amahoro hirya no hino ku isi. Nabyo biri mu bihano Kongo biri kubasabira cyane ko nanone Kongo yo ibivuga ngo abantu bagera ku 3,000 barapfuye muri Goma cyangwa se muri Kongo, ubwo umujyi wa Goma wari uri gufatwa, atabasivile bavanze n'abandi basirikare benshi barabasivile bagera ku 3,000 ngo bose barapfuye, ngo kandi bishwe na M23 ngo ubwo yari iri kugerageza gufata Goma, ndetse ngo kandi iyo M23 ngo yari inafatanije n'igisirikare cy'u Rwanda, bari bafatanije. Ibyo byose akahita avuga ngo niyo mpamvu igisirikare cy'u Rwanda kigomba guhagarikwa n'ikizongera kujya kurinda amahoro. Gusa nanone ibyo ngibyo nta bimenyetso bihari biba bibigaragaza, ahubwo ikimenyetso gihari cyanemejwe n'abasirikare ba South Africa, bo bivugira ko ahanini nanone bahubwo igisirikare cya Kongo cyatunze imbunda mu Rwanda kikaharasa, kandi tuzi ko hari ababipfiriyemo. Bivuze ngo ahubwo igisirikare cya Kongo kisha abantu muri Rubavu, kisha abanyarwanda, kandi kirashe mu Rwanda kibishaka. Cyo ukumva ko atari kukivugaho. Ngo nawe uzajya ugenda ubihuza, utanga igitekerezo muri comment, tugendane tubiganiraho twirebera ibyo ari byo. None umunyamakuru yakomeje abaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo, aramubwira ati ariko tubwiza ukuri, yaba Ubwongereza yaba Amerika yaba ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ahandi hose ukomeza kugenda, cyangwa se n'ahandi Kongo ikomeza kugenda irega u Rwanda ivuga ko ruri muri Kongo, ibyo bintu muba mubwira ibyo bihugu, ubona ibyo bihugu biri kubumva ibyo mushaka ko bafatira ibihano u Rwanda, mubona bari kubyumva, ubona bari kubikora? Uno muyobozi minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasubije avuga ngo muri kano kanya ntago nahita mvuga ngo bari kubikora, ariko dufite ibyiringiro ko bazageraho bakatwumva. Bivuze ngo ibyo bihugu ntago bari kubyumva. Hano agakomeza avuga ati cyane cyane buriya bazashaka ibimenyetso cyangwa se bazakomeza barebe, ariko urumva ko hashize igihe babivuga, ariko ibyo bihugu nta kintu biri kubikoraho, bitewe nuko nanone u Rwanda narwo ruvuga ko ibyo bintu rutabirimo, ntago turi muri Kongo, ntago dufatanya na M23, ahubwo bakagaragaza ko igisirikare cya Kongo byo byagiye binagaragara n'ibimenyetso n'ibindi byose ko igisirikare cya Kongo gifatanya na FDLR, ndetse byagiye binagaragara ko bari bafite gahunda yo kuzana intambara mu Rwanda. None ubu nta nubwo ari ibintu wenda abandi bagenda bavuga ku ruhande, n'iki ni n'ibintu umuyobozi wa Kongo ubwe yivugiraga mu magambo yingira ngo Tshisekedi yaramwumvisha avuga ati ndaza mu Rwanda nkureho ubuyobozi. Bo ni ibintu abayobozi babo bivugira, kandi buri ijambo ry'umukuru w'igihugu aba ari ijambo rikomeye cyane. Tshisekedi n'umukuru w'igihugu aba ari umuntu munini, ni umuntu wo kubahwa. Rero yavuze ati, yivugiye ijambo ati buriya buyobozi nzabukuraho, kiba ari ikintu kinini. Bo barabyivugiye ati bazakuraho ubuyobozi, magambo yabo ari ahantu hose, ni ibintu byagiye bivugirwa mu ruhame. Sponsors of this visit Rwanda. Ndetse hano bakomeje nanone kugenda bamubaza kuri cya kibazo, bamubaza ati tugaruke kuri ya ma ekipe ya kina football ya yandi yamamaza Visit Rwanda, murayazi. Ati ese ibyo byo ubivugaho iki? Amakipe warayandikiye, leta ya Kongo yandikiye amakipe rwose yamamaza Visit Rwanda, bafitanye amasezerano kuva 2018 n'andi bagiye basinyana za 2020 ndakeka gutyo kuzamuka. Amubaza ati ese ayo ma ekipe yose kuva mwayasaba mwebwe nka Kongo ngo barekeraho gukorana na Visit Rwanda barabyemeye? Rwanda campaign is one whereby Rwanda funds or pays different clubs, including Paris Saint-Germain, Arsenal, but also Bayern. Nanone yakomeje avuga ati ubundi iyo gahunda ya Visit Rwanda ni gahunda aho u Rwanda rwishyura cyangwa se rukorana n'ama ekipe harimo ubwo harimo Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern, ibyo byose murabizi. Ati kugira ngo bamamaza abantu nyine bagiye gusura u Rwanda bwa bukerarugendo. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga akavuga ati twebwe ikintu twabwiraga ayo ma ekipe twarayabwiraga ngo nibyo koko ni byiza mukorana n'u Rwanda, u Rwanda rurabishyura amafaranga ngo mu rwamamaze mwamamaze gahunda ya Visit Rwanda. Atari ko muzi neza gute ko amafaranga u Rwanda rubishyura mwebwe mwama ekipe mwe atari amafaranga u Rwanda ruba rwakuye mu mabuye Kongo yita ngo ni amabuye y'amaraso, cyangwa se Kongo ivuga ngo u Rwanda rujya gukura amabuye muri Kongo. Ati ni amafaranga bayavuye muri muri ayo mabuye yaturutse muri Kongo. Tugasanga muri gukoresha mwebwe mwa ma ekipe mwe muri gukoresha amafaranga yavuye mu maraso. Of bringing people together, the fact that they are being sponsored but also advertising for a country
ndetse nanone agakomeza avuga ngo ese tuba dushaka kongera kubaza ayo ma ekipe nanone ngo iyo umutimanama wabo ubu bacira uruhe rubanza cyangwa se ubu babwira iki mu gihe bumva ko football umukino uhuza abantu mu football bari n'umukino uhuza abantu hirya no hino ku isi ni umukino abantu bakunda ati ayo ma ekipe yumva gute iyo ari kwamamariza abantu bateza intambara mu karere abantu bahemba amafaranga bashobora kuba bakuye mu mabuye y'amaraso ndetse agakomeza avuga ati impamvu twari twandikiye ayo ma ekipe nka Kongo kugira ngo arekere gukorana n'u Rwanda nubwo ayo ma ekipe atigeze adusubiza ama ekipe yaracecetse arabihorera yikomereza akazi kayo ayo ma ekipe ati twashaka kuyibutsa tuyabwira ngo abo iyo ntambara bazatejwe n'u Rwanda mu karere tubamo ati kandi ugasanga muri abo bantu bapfa yaba abana yaba abasore yaba iki ubusanga harimo n'ubundi abafana bayo ma ekipe yanyu mwebwe muri kwamamaza Visit Rwanda ati urumva nyine nta hantu baba batageze hose kugira ngo bari bikubakumira ikintu cyose kiza cyaba kivugwa ku Rwanda cyangwa se iyo Visit Rwanda bari nziza ubona ari ama ekipa yambaye noneho umunyamakuru hanagira akanamubaza ati se nka diro ya mbere u Rwanda rwagezeyo gusinyana n'ikipe ya mbere yamamaza Visit Rwanda ni diro yabaye 2018 bihurira hehe n'amafaranga uri kuvuga cyangwa se n'ibintu biri kuba muri kano kanya bya M23 biri mu gihugu cyanyu nonaha ndakavuga ati ni ibintu bimaze ahubwo imyaka irenga 30 ntago ari ibintu bibaye nonaha hari umunyamakuru nyine yashaka kubusa nkugaragaza ati ku kibintu diro z'ama ekipe ko zatangiye kera ibyo gusinya n'ama ekipe ibyizo ntambaro uri kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda ziri gufasha M23 muri Kongo muri kano kanya ibi byose biri kuba ko byari bitaraba ariko kumva we ayisa bihuza no kubaho ubwo bimaze imyaka 30 n'ubundi bikomeje kuba gutyo ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga bakamaza ati se ayo ma ekipe yose yaba Bayern ya Arsenal Paris Saint-Germain ayo ma ekipe yose ubona ariko kumva ko mwayabujije gukorana na Visit Rwanda akavuga ati ntago baratwumva ntago baradusubiza twabujije gukorana n'u Rwanda cyangwa se tuba tubabwira ko atari byiza bidasa neza atariko turabizi buri hari igihe bazadusubiza ariko ntago nyine barabasubiza baricecekeye bikomereza kwambara Visit Rwanda nk'ibisanzwe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo na Wagner ubwo bari kuzenguruka nawe ashinja u Rwanda akomeza kugaragaza ishusho y'u Rwanda ko ruri muri Kongo byose nabikubwiye ntago bivuze ngo u Rwanda narwo ruba rwicaye Minisitiri nanone w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse n'abandi nabo akenshi bakunze gutumirwa n'ibitangazamakuru bikomeye hirya no hino ku isi cyangwa se nabo ugasanga bari gusobanura ibibavugwaho uko byifashe akenshi ukunze kubona abisobanura Minisitiri w'ububanyi n'amahanga uyu contester ces rapports. Nous comprenons le M23, le combat de ce mouvement qui défend une communauté congolaise Tutsi, persécutée, marginalisée, victime de nettoyage ethnique et de discours de haine, mais ndetse hano yakomezaga nawe aba ari gusobanura bamubaza ati ese ko bivugwa ko ngo nkuko uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga bivuga ati muri Kongo hari abasirikare bagera hafi ku 4,000 by'u Rwanda gutyo hano minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe w'u Rwanda yarabivuguruzaga akavuga ati izo raporo zivuga ibyo ngibyo twarazihakanye nk'u Rwanda ntago arizo ibyo ntago ari byo ati ndetse n'ikindi twagiye tuzi ko iyo ntambara iri kuba aho M23 iri kurwana kandi n'impamvu iri kurwana nayo yaragaragaye ko M23 iri kurwana irwanira uburenganzira bwayo irwana ku bwoko bwayo cyangwa se aho usanga iri kurwana ku bwoko bw'abatutsi b'abanyekongo usanga ngo bicwa bakavangurwa bakabwirwa amagambo y'urwango bakagirirwa nabi mbega ngo barabica cyane kandi kuko nabyo byagiye bigaragara ko biri hariya ati niyo mpamvu M23 yahagurutse irwana ku banyekongo bayo cyangwa se ku bandi bagenzi babo banyekongo bavangurwa par ce qui a été découvert récemment lors de la prise de Goma. ndetse hano yakomeza agasobanura ati twebwe rero nk'u Rwanda nta kindi dukora usibye kurinda imipaka yacu kugira ngo turinde ibintu byose byaturuka aho hakurya bije guhungabanya umutekano wacu aho ni muri Kongo ati nk'uko byagaragaye ibimenyetso muri Goma ejo bundi byaragaragaye ibimenyetso ko hari intwaro nyinshi zari zateguye kugira ngo bahite bataka u Rwanda ndetse u Rwanda rwo rukomeza kugaragaza ko ikibazo kiri muri Kongo ari ikibazo cya guverinoma ya Kongo iri kugirira nabi abaturage n'ubundi bayo b'abanyekongo ko yakagombye kwicarana na M23 cyangwa se n'abanyekongo bafitanye ibibazo bakabikemura ndetse ko igisubizo cya politike n'igisubizo cy'ibiganiro ari cyo gisubizo cyiza kurusha uko byaba intambara ibyo nibyo byakomeje kugenda bigaragazwa n'uruhande rw'u Rwanda ndetse uruhande rw'u Rwanda rudasiba kwitabira ibiganiro byose bishobora gushaka igisubizo kibiruvugwaho cyangwa se igisubizo kibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo igisubizo cyose ubona ko kijyanye n'amahoro u Rwanda ukunza kubona ko ruba ruhari ndetse ubona ko runavuga ko rushaka amahoro n'ibiganiro ko ariyo nzira nziza igihe byagiye bigaragara ko nanone perezida wa Kongo akenshi ntago aba hari mu biganiro nk'ibyo ngibyo ari byo byatumye
So does that make it harder to agree on something if you want to see? So the man has the problem. And he doesn't even appear for discussion to find a solution. ngira ngo aya namagambo yavuzwe na His Excellency President w'u Rwanda avuga ati koko ni ikibazo umugabo afite ikibazo mu gihugu cye, avuga President wa Congo, ariko ibiganiro biraba bikwiye gushaka igisubizo ntahagaragare kandi ari bishi gushaka igisubizo cy'ibibazo biriwe. Gusa icyo nagira ngo umenye nuko muri kano kanya ubona ko Congo mu bintu byose ikora cyangwa se iri gukora ibiri kuzenguruka hirya no hino, koko ivuga ibintu nka biriya byose. Nicyo kintu bashyizemo imbaraga, gusabira u Rwanda ibihano, kureba ukuntu barwamagana, nicyo kintu ubona ko Congo yashyizemo imbaraga hirya no hino ku isi.